usinziriye mbese usinziranye iki? Ko wiyicariye se wicaranye iki? Bitemwe ni data kusa n'uwatsinze, gusa n'uwasohoye ntacyo wikanga. Kusinziriye mbese usinziranye iki? Ko wiyicariye se wicaranye iki? Muraho mwese, turabakiriye cyane abadukurikiye ku Mubwiriza Online TV channel yacu. Turabakunda cyane, dukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Hano dufite umutumirwa. Muraho neza Damien? Muraho namwe. Twishimiye cyane ko ugiye ku Mubwiriza Online TV. Turi kugira ngo ubanze utwibwire, utubwire n'icyo uduhishiye ku Mubwiriza Online TV. Yego, murakoze cyane. Ndabashimiye Imana ibaho umugisha kuduhereza uyu mwanya no kutwakira kuri channel nanone Umubwiriza Online TV. Mfite ubuhamya bwinshi, ariko mbere y'ubuhamya hari icyo nagira ngo manze mvuge, kuko kwivuga burya ntago byoroshye, ariko burya umugabo no wivuga. Ngiye mubona uyu nitwa Damien, cyangwa se benshi banzi ku izina rya Dusabe. Nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana. Nkaba rero nishimye kandi nejejwe no kongera kwibona kuri iyi channel uyu munsi, kugira ngo nganire namwe, mbagezeho ubuhamya bwanjye, urugendo rwanjye kuva muri Afurika ndetse kugeza aho turi ubu ngubu. Imana ibaho umugisha, kandi ndizera ko buno buhamya buza kugenda neza. Twifuzaga rero ko nkanjye mutumirwa kuri iyi channel ko baza kudoreza akanya mbere kugira icyo dukora, tukaba twakwishyira mu biganza by'Imana tugasenga, hanyuma tukaza komeza n'ikiganiro cyacu n'ubuhamya bwacu bw'uno munsi. Murakoze. Tuguhaye ikaze, wasengera twarangiza tugakomeza. Yego, murakoze. Turagushimiye kandi turagimbaje mu ngiro y'ubugingo bwacu Yesu Kristo, kubona twemereye kongera kugaragara muri uyu munsi tukihumeka mu kwazima. Nanjye twatanze ne twakoze kugira ngo turame n'ubuntu n'imbabazi watugiriye Mwami, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Hari benshi batambutse, hari benshi yifuje uyu munsi, ariko ntibawubonye. Mwami, abawubonye, abo warinze, bagushimire kuko uri Imana igira neza. Mwami, tugushimiye ko kino kiganiro tujye kugirira hano, buno buhamya tujye gutanga bwadufashije ndetse buzafasha n'abadukurikiye. Ngo natwe uduhana umugisha iyi channel, abazadukurikira bose n'abazareba ibiganiro bizafashe, kandi Mwami twese uzabiduheremo umugisha. Tubyambaje twinginze kandi twize kubyumvishe, kandi umuze kubidukorera byose ni kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero nkuko bivuze maze kubibwira, ngiye Dusabe uyu mubona, navukiye mu gihugu cya Kongo, muri Rucuro, aho niho iwacu, mu gace ka bitaga i Butare, ariko atari Butare y'u Rwanda, Butare ya Kongo niho navukiye. Ubwo ubuzima bwaho bwari ubuzima busanzwe ariko bunagoye, ariko hamwe na byose bigenda neza ko twabifatanyaga no gusenga. Nyuma yaho rero haje kugira ikibazo cy'intambara. Intambara yabaye aho iwacu, tuza guhunga. Duhunze nari kumwe na murumuna wanjye, abanzi baza kudufata. Abanzi bamaze kudufata, ubwo habaye ibintu bikomeye, ariko muri ibyo bintu bikomeye twari twatatanye twese, ko twari dufite umubyeyi umwe ariwe mama. Data yari amaze kwitaba Imana, cyangwa se avuye mu mubiri muri 1994. Nyuma rero y'urupfu rwa data yapfuye Mari, yapfuye ndeba. Amaze kugenda rero nubwo twatangiye ubuzima butoroshye, ubuzima bugoye. Namwe murabizi, iyo umuntu afite ababyeyi babiri, umwe akavamo agasigara undi, burya usigaye afite umutwaro ukomeye. Twabaye muri ubwo buzima butoroshye. Nyuma yaho haza kuba intambara yabaye turi abana 6 mu muryango wacu.
twese turatatana, ubwo niko na murumuna wanjye ubita Janvier itwitaho. Nyuma rero aho twari turi abanzi baza kuhadusanga, badusanze baradufata. Mu kudufata ntabwo byari byoroshye. Buno buhamya muzabwumva kandi bazabwumva buzabafasha ndetse buzabagirira akamaro. Bityo rero baramfashe baranzirika. Bamaze kunzirika, murumuna wanjye yari yicaye ahantu, namubwira ati twiruke, akavuga ati nanjye ntashobora kwiruka kuko ndacyari mutoya, afite n'ubwoba bwinshi. Nyuma yaho rero nibwo baje kwica umudamu aho twari turi. Umudamu amaze kumwica, ubwo urusasu bamukubise rwabaye nk'urumbyukije. Nibwo bwa mbere numvishe urusasu mu matwi yanjye, rwabaye nk'inkuba numvishe. Ubwo nahise mpaguruka ndiruka, niruka nziritse. Abanzi nabo banyirukaho, bagenda banyirukaho bavuga taraducitse, banyirukaho, ariko bwari ubuzima butoroshye. Niruka amaboko ari inyuma, naragiye nicara ahantu mu mateke yari mu nsina. Bagomeza kunkurikira bashakisha mu nsina, bavuga taraducitse, bamwe bavuga igiswahili bavuga n'amaringara. Ubwo nibwo nicaye ahantu nsanga naho nicaye ni habi, burya ari mu ntozi nazo zirandya, ariko nza kubyangana nyine nk'umuntu ukeneye ubuzima, ukeneye kubaho. Nyuma yaho niho naje kuva aho ngaho, ndambuka ndagenda nyura kuri dispensaire y'iwacu ahantu bitaga Butare. Iyo dispensaire maze kuyitambuka nibwo nageze hakurya, nsa nk'ugeze kugera ku muhanda. Abazi Ubutare barahazi. Mbambonye babanzi hakurya n'ubundi ku muhanda banteye umugongo, mpita nikubita mu kararanga ngwa nubamye, nkuruza inda, ndagenda ndakomeza, ngira amahirwe abantu ndabacitse. Ngeze imbere gatoya, masanga abandi banzi baduteze nabo. Ubwo mba ndyamye gatoya munsi y'umukingo, hanyuma nkuruza inda. Ngiye kubona mbona umuntu umwe yagiye kunsatira, ndasimbuka. Nsimbutse naho ugenda gusimbuka ahantu hari icyobo bacukuye. Abazi buryo borora amafi, bari bacukuye umwobo nka kare, umwobo munini muremure, ariko umwobo kubera kumara iminsi harajemo urubobi, hamera ibyatsi hejuru. Kwa gusimbuka kwanjye mba ndasimbutse ngiye kugwamo, mba nguye ku mukingo wawo, amaguru akora mu mazi. Ubwo nkoza agatuza ku nkengero y'ayo mazi, ubwo amaboko naziritse ari inyuma. Ngize amahirwe ibyatsi biranega, ndakururuka mba mvuye aho hantu. Ibaze iyo nza kusimba nkagwamo wese muri ayo mazi nziritse, biba byaragenze ute? Ese ubuzima bwanjye buba buri hehe? Ntabwo bari kumenya naguye, nta nubwo nari gushingurwa, kuko aho hantu hari ahantu hatazwi kandi hamaze iminsi. Abantu bazi umugabo bitakadeza niho uracukuye umwobo akunda korora amafi kuba muzi. Ubwo rero aho mba ndahavuye, ndazamuka ngera ku kiraro cyo baratsinze hejuru y'umugezi. Mba ndacyambutse, ariko nyambuka n'ubundi amaboko aziritse ari inyuma. Ubwo nibwo twahuye n'abandi bantu, ndababwira ati nibanze ture. Ubuhamya ni bwa burebure, ariko ndagira ngo mbucagure. Ubwo nabo maze kunzitura, avuga ati murebe ukuntu umuntu yabaye, murebe ibibazo byabaye, mwe murakicaye, burya abantu bashize abandi bari guhunga. Ubwo nibwo nabo bahise bamenya ubwenge, bumva ko burya ibibazo byakomeye, intambara yabaye intambara. Tuba turahagurutse turagenda tujya iy'ishyamba. Twarageze mu shyamba, na mama yari ahungiye, abaraje abadusanze aho. Ariko nsubiye inyuma, muri ba bantu bari bishe, twaragiye twavuye mu shyamba maze goroba, dusubira mu mago kujya kureba uko ibintu byabaye, uko abanza bamaze gukora ibyabo, dore ko abagizi ba nabi arabo kwiba no kwangiza. Bamaze kurangiza ibyabagenzaga baragenda. Natwe barahungiye mu mashyamba, dore ko burya abantu bazazirinda. Tugaruka mu mago ngo tuje kureba nimba ari utw'umuntu yakwegeranya akazamuka agasura mu ishyamba. Tugeze ahandi nari navuye nase murumuna wanjye itwitaho, dusanga babishe bose, na wa mudamu n'abane bose ni imirambo, bari aho ngaho barambarayeho. Ubwo twafashe ibirago byari hafi, byenda ibishangi byose turaborosa. Tumaze kuborosa dusubira mu shyamba. Ubwo dusuye mu shyamba rero twamaze iminsi itari mike. Mu munsi ikurikiraho, nyiri uwo muryango aza gushyinguza abantu. Baravuga ati aje gushyingura abantu. Twumva inkuru itugezeho ngo mbese ko tujye gushyingura abapfuye,
tukaba tubona harimo umuntu ugihumeka, turashyingura abapfuye dushyingura n'umuzima? Ubwo twumva inkuru tugezeho turamanuka ngo tuye kureba ibyo bintu uko bimeze. Dusanga ni wa murumuna wanjye, kandi twari twahageze muri iryo joro babishe bapfuye, nkoraho numva nta mwuka, nta muntu umwe uhumeka muri abantu bishe. Icyanangaje ni uko uwo murumuna wanjye rero wavuyemo muri abantu bose bari bapfuye, dusanga ari we uri guhumeka. Ku munsi wa gatatu baje gushyingura, nawe byanangaje bavuze ku munsi wa gatatu, bibaza ko ari ibintu by'inzozi cyangwa ari amagambo, ari ibintu bidashoboka. Yari yapfuye ku munsi wa gatatu baje gushyingura, dusanga uwo mwana ari guhumeka. Ubwo twaramufashe tumujyana mu ishyamba, twamugejeje mu ishyamba aho twari turi, umwana bamuteramo amaserumu. Twagize amahirwe twari dufite umuganga wari ufite farumasi wo bitaga Bahembera, yari umufurere nawe. Tugira amahirwe dusanga ishyamba nawe twahungiyemo, nawe ari hafi yaho. Mu byo bamusahuye hari imiti mikeya yasigaranye, amutera amaserumu, tugafata ibitete by'amasaka tukabinombanomba tugakamatoshya muri serenge, umwana tukamuhereza. Nabyo twatangiye kubikora iminsi imaze kuba nk'ingahe tubonye atangiye kuzanzamuka, ariko umwana yari yagize ibibazo, bari bamwishe tuzi ko byarangiye ari ugushyingura. Ariko nyuma wa mwana tuza gusanga Imana yarakoze ibitangaza, dusanga ni muzima. Umwana rero atangiye gukira, niho yatangiye gutangira kuvuga, yiga kugenda nk'umwana ruhinja, yiga kuvuga nk'umwana ruhinja. Amaze gukira bigaragara ko yakize, niho yatangiye kujya tubwira ati ngo baje kutwica, bajyaga bambwira ngo peti, ngo we ngo vumilia, ngo tutakupiga ngo funi moja tu, ngo utakufa rubaya, ngo ntabwo urapfa nabi, ngo turakwica neza, ngo vumilia, ngo tutakupiga funi moja tu, ngo utakufa muzuri. Ku mutwe abantu bakunda kumubona nka hano inyuma hari ahantu bamukubise amafuni ngagera kuri 3. Bamukubise ya mbere ntiyamwica neza, bamukubita ya kabiri, bamukubita ya gatatu, niyo bashiye gupfa. Ariko nkaba nshimira Imana ko ubu ngubu ariho agihumeka. Buno buhamya bwa burebure, reka dusome Yobu 14 kugira ngo mwumve ibitangaza by'Imana ikora, mwumve ko Imana ishobora byose. Kuko uko bari batuziritse no kubona iyo ntambara twararokotse, ukabona murumuna wanjye mu bo bishe nawe bari bamwishe muri bo, nyuma akaza kuba muzima, ni ubuntu n'ibitangaza by'Uwiteka. Muri Yobu rero 14 umurongo wa 7 haravuga ati, erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitonome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Iri jambo ry'Imana ni ijambo rinkomeza ngo erega haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti bagitema iyo cyumvishe amazi ngo cyongera gushibuka, kandi iyo cyongera gushibuka ngo kiba cyiza nk'igiti kikiri gito. Nanjye rero iri jambo ryumvishe rirankomeza, kuko murumuna wanjye ukuntu yari yapfuye, kuri byarangiye akongera kubaho, natwe bityo ni ubuhamya bukomeye cyane. Rero twaje kuva aho ngaho turambuka tubona ubufasha, tugera aho bita Itongo muri groupement ya Bwito, turahava tujya mu Rwanda. Mu Rwanda twabaye Gisenyi muri ka transit cyangwa se mu nkambi zandi zakira abantu zibanze. Aho ngaho Gisenyi turahava, batujyana Ikibuye. Twagezeyo tuhamara igihe ntashobora kwibuka, mu buzima bubi, mu buzima butoroshye. Turya ibyo kurya tuzasanzwe tumenyereye, kugeza igihe twariye biswi, dutungwa na biswi iminsi ntashobora kwibuka, tukarya amavoka yishije, nta biryo ntaki. Ubuzima bw'inkambi bw'abuzima butoroshye. Ubwo rero twavuye aho ngaho Ikibuye, batujyana mu nkambi ya Mudende. Twahabaye iminsi nayo isa nkaho ari mike ariko itatworoheye, kuko Mudende tukimara kuhaba haje kuba intambara, n'ubundi abanzi bagomeje kudukurikirana. Sinibaza niba abanzi badukurikiranye muri Mudende bavuye muri Kongo, ariko kuko buri bihugu byose bigira abanzi, kandi inyangabirama ziberaho kwangiza ibintu. Muribaza n'ubuhamya ngo mbese butanze gute? Ubuhamya nuko bumeze. Mudende baraduhize, Mudende baradutera,
abantu barapfa barashira, abasigaye Imana yarokoye, twagiriwe ubuntu. Intambara ya kabiri niyo natwe twari tugiye gupfa, babwira ukuntu bagarutse nanone bongera kudutera, turi mu kiburoke, umwanzi yari hepfo afata imbunda rya nini, numva ngo bita niba ari kibombe simbizi, rya mbunda bikora ku rutugu. Twari turi mu mazu turi kubara amadirishya y'ibiyo, kuko twari turi mu nzu y'ibloke baba batwakiriye ngo tuve mu mashitingi, agira ngo akubite icyo kiza gishwanyure twese dupfe dushire. Amahirwe twagize, Imana dutangira, cya kibunda kirasa hejuru y'inzu gikubita ibati ryo ku gisenge, ikibunda cyagenda kigwa mu birayi. Dusanga mu gitondo cyakuye ibirayi, ko cyagwe murimo hano hari ibirayi bigiye kwera, dusanga cyakuye ibirayi cyabyaraje, ibirayi biri hejuru. Ubwo rero ubwo nabwo n'ubuhamya nibitangaza Imana tugiriye. Niyo mpamvu mbabwira ngo Imana igira neza kandi Imana irashoboye, Imana irakora. Nimukumva abantu bavuga, nimukabona abantu mubibaze ngo nuko byahoze, ahubwo hari ibyo Imana ikora. Nkaba nshimira Imana rero ahantu Imana igeze ikora. Ubwo twavuye mu Dende, nabwo kubw'intambara mu bintu bitoroshye, bifuza ko twahaguma tukahaba, turahava tugera muri Nkamira ni ka transit, naho twahamaze iminsi mikeya. Ubwo tuva Nkamira tujya Ibyumba, mu nkambi ya Byumba naho twamaze igihe, twamaze igihe gitoya. Naho mu buzima butoroshye, kuba mu nzu y'ishitingi imwe muri umuryango w'abantu 20. Namwe mubyibazeho, abantu birara bakavuga ngo ntago baba mu nzu y'icyumba kimwe, ngo baba mu nzu y'ibyumba bibiri. Twabaye mu nzu y'ishitingi imwe turi umuryango w'abantu bagera muri 20. Ubwo intebe twicaragaho ni ibishyitsi by'ibiti, nta kuvuga ngo mfite icyumba cyanjye, mfite akabati kanjye. Abantu batazi ishitingi, mu gihe cy'izuba ishitingi irava, mu gihe cy'imvura ishitingi ikava. Ni ukuvuga ngo mbega ubuzima bw'inzu ishitingi mu buzima bwose, haba mu zuba haba mu mvura, ni ubuzima bubi. Nawe wibaze ubukonje bw'ishitingi nijoro, wibaze icyuya cy'ishitingi ya mu gitondo izuba riri kwaka, ubugondagondero mwagondagonze. Tubamo mu buzima butoroshye, nawe murabyumva. Nimba uri kubona ko ufite ibiryo uno munsi, wibuke ko ubwo buzima twabunyuzemo. Niba uri kubona ko wahaze uyu munsi, hari ijambo nasomye muri Bibiliya riravuga ngo umuntu uhaze ararengwa, kandi umuntu urenzwe akandagira no mu buki. Rero ndababwira ngo mwere kurengwa, ngo umuhago utume mwibagirwa ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Aho ngaho rero naho twabaye muri iyo nkambi imyaka igera kuri 19, mu buzima butoroshye, mu buzima bukomeye. Tugira amahirwe yo kumva ati tugiye kujya muri Amerika. Mukigera mu Rwanda mwabonye babakiriye bate? Bari babazi cyangwa se babakiriye bate mugera mu Rwanda? Mu Rwanda ntabwo bari batuzi, ahubwo reka tunabashimire cyane, kuko uburyo u Rwanda batwakiriye, nawe baze kuba umugabo utari wubaka inzu cyangwa utari wahinga ngo ubone ibyo weza ugabura abana bawe, ariko ugashobora kwakira umushyitsi cyangwa se umuntu uje kugana. Mu Rwanda twaruhungiyemo nabo aribwo bakiri kwiyubaka bavuye mu ntambara, kuko wanyuraga mu muhanda ugasanga ari ahantu hakiri kunuka uburyo abantu bapfuye mu gihe cya Jenoside cyangwa mu ntambara yo mu Rwanda. Twinjiye mu Rwanda nabo batari biyubaka, hakirimo ibibazo. Hari aho ujya guhinga ukabukandagira urusasu, hari aho utambuka ukabuhuye na grenade, hari aho utambuka ukabuhuye n'imbunda bataye, hari aho utambuka ukagirana mu kanefu ugasanga hari amagufa batari banarondarunda. Kuko urumva twarwinjiyemo 96, naho baba bakiri mu buzima bubi. Batwakiriye neza uko bashoboye, turabashimira. Wakomeza rero ubuhamya bwawe utubwira, mwavuye mu nkambi ya Mudende, muva mu nkambi ya Mudende mujya mu nkambi ya Byumba. Ubuzima ntabwo bwari bwiza, ntabwo bwari buboroheye. Mugera muri Amerika. Muri Amerika mwajeyo mute? Mwatangiye gute kugira ngo mugere muri Amerika? Umuntu wo muri Kongo, i Butare, nkuko abimbwiye, umuntu w'i Butare kwibona muri Amerika wabyibonyemo gute? Byagenze gute kugira ngo ugere muri Amerika? Urakoze cyane, ngira ngo twakomereza hano, wenda ikaza part 2 kugira ngo tubashe gukomeza n'ubuhamya bwacu. Nk'uko ubivuze, ubuzima bw'inkambi ntago buba bworoshye. Nabivuze imbere,
ntago buba bworoshye. Twagize amahirwe rero yo kumva ko tumaze imyaka myinshi mu Rwanda haza kubaho ibintu bya tombora, biriya byo kuregisitira abantu bakagenda batomboza abantu, bakavuga ati weho ASR yakwemeye cyangwa se bagutoranije mu bantu bagomba kugenda. Nanjye bitewe n'ubukristo cyangwa se n'uburyo twari twizeye, numvaga mbere ngo abantu bagiye mu mahanga, bagiye mu bigo byo hanze, nkumva ari ibintu bitoroshye. Namanje nanjye kubirwanya cyane, ku buryo nasohotse inshuro ya mbere ndabyanga, inshuro ya kabiri ndabyanga, kuko n'abakozi bacu ndetse n'abavandimwe n'abandi barabyumva bakavuga ati uyu muntu aducitse, uyu muntu aragiye, ugiye ahantu habi, ahantu ugiye ntabwo hazi, bakadutuka, bakatubwira ibintu byinshi cyane, tukabyumva nawe tukavuga ati nibyo birumvikana, ahantu utaragera ntabwo umenya amateka, ntabwo umenya amakuru yaho. Ubwo rero ku nshuro ya gatatu nibwo nabwiye umudamu, ndavuga ati rero umudamu, dushaka kuba turi kurwanya ibyo tutazi. Hari ikintu Imana igikora tukibaza ko ari abantu, tukabitekereza nk'abantu, ariko bino bintu igihe abantu batangiriye gusohoka n'abandi bagenda, ntabwo byaba ari iby'abantu gusa, hari ikintu Imana ikora kugira ngo ikize abayo. Imana ifite inzira nyinshi. Mbere yo kugira kuri ako kantu, umudamu wawe ngaho mutubwireho nawe, umudamu wawe wamushakiye muri Kongo, bagufunga bamaze kuguhambira iyo migozi, ugera ahantu ukakirira, niho washakiye umudamu wawe se? Wahise ushaka umudamu aje gute? Wari umwana? Tubwire iby'umudamu wawe, utubwire nuko naho mugeze mbese mu mibanire yanyu nawe, niba mwarabonye urubyaro bimeze bite, noneho hakomereza, noneho ugeraho kutubwira ati umudamu naramubwiye aremera, turemera, turajyana. Yego, murakoze cyane, murakoze kumbaza icyo kibazo. Natangiye mvuga ko ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana. Muri ubwo buzima bwo mu nkambi butari bworoshye, naje gushaka umudamu nyine nk'uko bivuze, umwana ava mu bwana akagenda akora ibikorwa bizima bigaragaza, byerekana urugero rwarimo, naho ari kuva, naho ari kujya. Ubwo nanjye nza gusanga mu buzima bwacu bwo kubaho mu bupfubyi, ndetse duse n'inyuma na mama twahunze twenyine mu ngano n'imiryango yacu, data wacu na mama wacu ari umuryango wacu. Ubwo rero mama nawe twari kumwe mu buzima bwo kubaho bupfubyi, twabayeho gutyo. Nza kubona n'amashuri, sinize nk'abandi ngo mveho nanjye ngo ndize ngo ndaminuje, kubera ubuzima nagiye niga ncuruza kugira ngo ndebe ko twabaho. Navunaguye kugira ngo twihutishe igihe, twere kurambira n'abadukurikiye. Ariko ubuzima uko bwagenze, nagiye mu by'ubucuruzi kugira ngo ndebe ko nabaho nkabeshaho n'abarumuna banjye, ubuzima buza kugenda gutyo. Amashuri mba ndayahagaritse, nkomeza ubucuruzi. Mu bucuruzi twari turimo, murambabarira gato, hari umuntu waruhamagaye, muraza kutubabarira, bari kuduhamagara, turaza kubavugisha nyuma. Murihangana, iby'ikoranabuhanga n'iterambere nuko. Narengeze ahantu ambwiye ati umudamu wamuzanye gute? Naje rero kugira mu gihe gikwiriye ndaza njya kurambagiza. Muri ubwo buzima umudamu we namurambagije aba muri Kongo, ko nabo baragiye bahunga bajya mu mashyamba, ariko n'ubundi buzima bwo butoroshye. Nza kumurambagiza aba muri Kongo. Nyuma yaho rero tuza kubana, no mu kubana kwacu twabanye mu buzima butoroshye. Banavuga ati asanze umukene, ese uyu mwana usanze uriya muntu ukishakashaka nta kintu afite, ese azamuha iki? Azabona icyo kumwambika? Ariko ndabwira ngo ubuzima ni gatebe gatoki, uno munsi waba ukennye, ejo ugakira, uno munsi waba ushonje, ejo mu gitondo bugacya ari wowe ufite ibyo kurya. Abatubwiraga ati asanze umukene, asanze umuntu udafite icyo azamumarira, ubu nabo bari kumuhamagara bamubwira ati dukeneye ubufasha bwawe, dukeneye ubufasha bwanyu. Rero niyo mpamvu abantu batubwiraga ati muragiye, mugiye gushaka gukira mudakoze. Ndababwira ngo ntabwo ari gukira badakoze, ahubwo ibintu byose ni gukora. Twabanye mu buzima rero, umudamu turi kumwe, tumaranye neza, kandi twabyaye abana.
ni ukuri ibyo byose ndabishimira Imana. Kubw'ibyo nagira ngo nsome Zaburi y'116 hakiri akanya kugira ngo mwumve ishimwe ryanjye. Zaburi y'116 ishimwe ryanjye riravuga riti nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yanegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka nti Uwiteka ndakwinginze kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi, ni koko Imana yacu igira ibambe. Uwiteka arinda abaswa, nacishijwe bugufi arankiza. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza, kuko yakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Amen. Iri ni ishimwe ryanjye rivuye ku mutima kubw'ibyo Uwiteka yakoze, ku bitangaza n'imirimo Uwiteka yadukoreye. Urakoze cyane kubwo inshamake uduhaye. Ubwo dushoje igice cya mbere. Ubwo ubutaha uzatuganiriza uburyo wageze muri Amerika, imibereho yawe muri Amerika imeze gute, urasenga se cyangwa se wibuka Imana yagukije cyagiye bari baguhambiriye ujya kugwa mu cyuzi cyangwa se cy'amafi, ariko urakira. None se uracyasenga iyo Imana ngo ishimire ko utapfiriye aho, cyangwa waratereye, cyangwa ntabwo ugisenga? Ubwo reka dutegereze, tuzareba part 2 uburyo uzaba uri kutubwira ibyo bintu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Noneho uzatubwira n'umuryango wawe niba bose waraje hano cyangwa se mubana, uburyo mubanye, uburyo mwishimira Imana, byose uzabitubwira. Nibyo duhishiye mu gice cya kabiri. Nakagaruka. Imana iguhe umugisha frere. Yego, namwe turabashimiye cyane. Murakoze mwese abadukurikiye kuri iyi channel Umubwiriza Online TV. Tubashimira cyane, tubibutsa abatarakora subscribe ko mwakora subscribe, ubundi mugasharinga, ubundi abantu bakadukurikira bakamenya ibitangaza n'imirimo y'Imana igenda ikora. Murakoze. Bye. wagomeye Imana ntacyo wikanga, uzajya kwibuka umugeni yagiye, maze wikange ijambo wagomeye, uzarikumbura umugeni yagiye, uzarikunda cyane, uzarikumbura umugeni yagiye. Numvise uvuga kutabasha kwihana, bakunze ishema wanga gusuzugurwa, wimitse icyubahiro wimura Yesu, mu mutima wawe ntacyo wikanga. Numvise uvuga kutabasha kwihana, bakunze ishema wanga gusuzugurwa, wimitse icyubahiro wimura Yesu, mu mutima wawe ntacyo wikanga. Uzajya kwibuka umugeni yagiye, maze wihane, kwihana kwawe ntacyo kuza kumarira. Umugeni yagiye, uzarira wicuza igihe wazimije. Umugeni yagiye, inama z'Imana none ntuzitaho, n'abazitanga ujye ubasuzugura. Rubabazwa n'icyo cyaha habe na hato, nyamara bizagukururira ishyano. Inama z'Imana none ntuzitaho, n'abazitanga ujye ubasuzugura. Rubabazwa n'icyo cyaha habe na hato, nyamara bizagukururira ishyano. Uzajya kwibuka umugeni yagiye, maze
babibona